kaminuza itanga diplome zemewe ibyete byemewe nk'uko yabivugaga n'ubwitange no gukunda igihugu. We yarari muri retirement nta kindi yarakurikiye, nta nyungu nta mafaranga. Nijye warushinzwe iby'amafaranga muri Iraq, ntabwo pasiteri yahembwaga, yakoraga yitanze kubwo gukunda igihugu no gukunda kw'abantu bajeshuka. Icyo ni icya kane nari ndi kuvuga, yaharaniraga kumenya. Nanjye mu buzima bwanjye yaharaniye yuko ngomba kwigisha no gutanga ubumenyi, icyo naba mfite nizigamye no guharanira ikimeze nk'icyo ngicyo cyose. Ntabwo yatangaga ubumenyi busanzwe gusa bwa pastorale, yaharaniye gutanga impano iruta izindi, ariyo intsinzi y'icyaha, Bibiliya. Nk'umuyobozi, abo twigeze kuba ari muri graduation kuri Iraq, ari guhanura abantu, atanga impanuro. Hari amaconcept Bibiliya toka ageza no kuri lecture avuga umwe ava kuri ajya kundi, niba utayobora Bibiliya toka. Aho nzahamagarwa bose kuba nyobora, Imana izafashe n'ubu ndabigerageza kuyobora Bibiliya. Reba Bibiliya abari ibishingiro by'ibyemezo ufata nk'umuyobozi. Wigendera ku marangamutima, amarangamutima yawe bwite ashobora kukujyana mu kuvangura abantu, ariko Bibiliya ntivangura. Tuyihuraho twese. Imana izabifashe, ndabibasangije kandi namwe Imana izabafasha. Icya gatandatu, gukoresha ukuri. Ngeze ku byo ahari ntarabasha kubera. Kuvuga ukuri bona niyo ukubwira yagenza gute yaba atari mu byishimira. Aho ndacyarwana, ndacyagwaguza. Niba ahandi kubiri nabaje kuvuga n'abandi kuri +70 y'ibyo nigiye kuri Pastor Ezra Mpyisi. Kuri uko kuri ndacyagera ngo ngatinya amaso, nkatangira gusa n'urengera akana kangwa se navuga ibingibi bikabyara ibi, nkatangira kugoragoza nshakisha, kambaga aho ngaho ndayamanitse, ndacyagerageza. Ndacyari muri purusa zitarenze 30-40, ndi kuri, ndi muri sheke. Ariko twese amateka yitwara yumvise. Aho yaba ari mu Rwanda, yaba ari mu mahanga, niba ikintu ari ukuri agihagarara atitaye ku ngaruka bishobora kugeza gute kumugiraho. Biri mu byatumye ahari atagira n'umurimo w'ubuyobozi mu itorero agira ubwahaka. Burya abanyakuri ntabwo ari abantu bakunze kwakirwa. Muri politike, mu buyobozi bw'ibintu byinshi, ngo hari na political aspect ugomba kubahiriza. Ukagerageza kubicisha ubuhanga ukabigorora ukundi, ukazabivuga ejo ahandi hantu ngo buretse uzabicisha hariya. Nabyo bijya bigira umumaro, nabyo ndi kugenda byiga, ariko kuri kuragomba kubahirizwa. Ni isomo namwigiyeho. Iyindi concept iteka ryose numva nifuza ngo Imana yimfashe, nacyo ndacyari kure, ndacyagerageza. Avuga ati Yesu kubwo kugeza ku munota wa nyuma, mu minsi ya nyuma nabashije kuhagera, ngira ngo harashize hafi ukwezi ahaheruka. Icyo yavugaga ni Yesu kubwo ariyo nsinzi y'icyaha. Yarambwiye ati mwana wanjye, haravuga ngo narasaze, atari ko icyampa bagasara nkanjye. Ati icyampa bakageza gute bagasara nkanjye? Yesu kubwo. Iyo ngerageze kubikira mu yandi magambo nasohoye muri Bibiliya, Yesu kubwo ni ukubaho nka Enoki, uko umutima uteye akaba ari Yesu gusa. Aho hantu ndahabifurije, nanjye ndahifuriza n'isomo kumukuyeho. Reka nsoreze kuri iki kijyanye nacyo cya 8, gukunda ibyanditswe byera. Yayikunze akiyibona, mwumvise ko yayikoreye ukwezi kose ngo aboneshe kubona Bibiliya ye ya mbere ayisomera. Yarayikunze agereze ku munota wanyu. Areka mbabwire, iyo umuntu afata umwanya ati ndatanga Bibiliya, kuko nicyo kintu umuntu atanga icyo mutima ukunda kurusha ibindi. Nicyo yakundaga, icyaduha ngo twese dukunde
Bibiliya atari ukuyitunga nk'igitabo, kuyisoma kugira ngo Yesu agende yandikwe ku bwonko. Yatanze Bibiliya nyinshi. Reka mbabwire, iyo byibuze nawe ha Bibiliya bose bashobora kukandagira ahantu muri ibi birori bye, nibwira ko yatanze zirenga 1000 na uyu munsi uko turi hano ntabwo 1000 numva kigeze muri kubireba. Ariko ubuhamya yampaye ubwo duherukana twasanze anezerewe yakeye. Se muzeni iki kikunejeje ubwo nariyo na madamu naba atereka mbabwire bana bati narahindutse, ati narahindutse, ati nta wundi munezero mfite, ati nubwo byongeye bigasa bihinduka se nibiki, ati narose njya mu ijuru, ati ndi mu kirere, ati narose ndi mu ijuru ndi mu kirere, ati giye kubona, ati mbona, ati za Bibiliya zose nagiye mpa abantu zose ziri kugenda zizenguruka mu kirere, ziguruka mu kirere, ati icyo nzi cyo, ati nabonaga ko atari zo Bibiliya ziri kuguruka, ati ahubwo nabakijwe na zira Bibiliya, ati nazibonye ziguruka, ati munezero banamwisha, ati ariko agahinda kanyishe, ati kuko nakangutse, ati ngasanga ndacyari muri ati ndambwira ngo hari impamvu, hari impanuro Imana ishaka kubongera gutanga. Ati mwana bati ndarushye, ati ndababara, ariko akongera agaseka. Nta wigeze umuntu yacitse intege, twese turabizi. Niba muntu rwenya kuganira, reka navuze byinshi, mwakoze kunyihanganira, ariko reka nsoreze ahangaha mvuga nti izo mpanuro zose, ayo masomo namukuyeho, amwe turasangiye, hari n'andi tudasangiye, ariko uwambwira ati uyu munsi wakwifuza kwitwa nde, wakwifuza kuba nde, navuga nti Imana wamfasha nkaba nka Pastor Ezra Mpyisi. Iryo ni ryo sengesho ryanjye, atari uko Ezra Mpyisi, kuko nzi ko uwo yageze ikirenge mu cye, uwamugiye ku bwonko akarinda ashiramo umwuka ari uwavuga. Icyampa amasaziro yanjye akamera nka Pastor Ezra Mpyisi. Murakoze, barakoze cyane. Ibyo kuvuga umubyeyi wacu ni byinshi, tuzabikomeza. Nagira ngo dusabe Pastor Olivier yuko yaza nawe akatugeza ijambo ry'umunsi. Soma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, iyerekwa yagize. Ubyo Daniyeli yeretswe, hari aho yabonye ibi bikurikira. Atigiye kubona mbona umukuru nyiri ibihe byose araje, atuduhumbagiza baramukoreraga, kandi intebe ye yari ikikijwe n'umuriro. Ati ibitabo birabumburwa, imanza zirashingwa, ducirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo. Dusenge. Uwiteka Mana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko wemera twakwita Imana yacu, kandi turi abanyabyaha, ariko urukundo rwawe nirwo rwemera ko twitwa abana bawe. Uyu mugoroba ubwo duteraniye hano, turagusaba kugira ngo nanone ukomeze ube Imana yacu, Mwuka Wera avugane natwe kandi adukumbuze ibyo iwacu dutegereje. Igihe ibitabo bizaba bibumbuwe biriya Daniyeli yabonye, mwami Imana, wowe Imana ikiranuka, camanza utabera, uzatwandike mu gitabo cy'ubugingo. Turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Ibitabo birabumburwa, imanza zirashingwa, izina rya Ezra Mpyisi rigerwaho. Ibyo ni byo ntekereza ko urubanza rutangiye, gatereka turebe ibiganza bye, igitabo yaba yarafashe cyane. Nge nibwira ko Mpyisi igitabo yaba yarafashe mu biganza bye inshuro nyinshi, niba atari zose, mu mibereho ye ni Bibiliya.
ntekereza ko ijambo ryavuye mu kanwa ke inshuro nyinshi dushobora gusanga ari Bibiliya nubwo nta bushakashatsi nakoze. Bibiliya ntabwo ari ijambo kanye. Mu mwaka wa 2001 nibwo nari ntangiye umurimo w'ubupasiteri. Ubuyobozi bw'itorero banyuza kujya kuba umoniye muri kaminuza y'u Rwanda mu Majyepfo i Butare. Mpyisi tukamutumira kenshi akaza, abasore baramukundaga, tukamara icyumweru cyo gusenga cyangwa se amavuna. Icyo gihe nibwo nagize umwanya wo kuganira na Mpyisi. Urumva umuntu uhamagaraga icyumweru ari njye muyobozi w'iryo torero. Noneho urya hari ibintu bibiri nari mbonye bitandukanye. Hari kubona umuntu iyo avugana n'iteraniro umubonera aho nyine cyangwa se kuri izi mbuga nkoranyambaga, ibibazo abazwa nuko abisubiza. Buryo saa 7 z'ijoro tuganira mubaza ibibazo bitandukanye. Icyo gihe ansanga aho nayoboraga aho ngaho kuri University y'u Butare, nari ntari nabona ibyangombwa byo kwinjiramo. Urumva kwinjira muri kaminuza byasabaga nyine ibyangombwa kwinjira. Abakabimfashijemo nabonaga wenda bahuze batari babona umwanya cyane. Umuyobozi wa kaminuza akagahungura kaza udati ntago nkazi pastor. Akagahungu rero ubu kaje gufasha kaminuza ukaje gufasha kaminuza aba bahungu bose biba bagenera bako akangaka ati ubu ntugakinishe kaje gufasha kaminuza. None rero ibyo gakeneye byose bigaye cyangombwa cyo kwinjira muri kaminuza byose batera kashi banyikubise ku mufuka. Ati pastor, ati bahoroheje gatoya, reka tujye kureba n'abandi bayobozi. Ati burya biba bikenewe tujye kureba n'abandi bayobozi tuzakenera igihe tuzaba dushaka gukora amavuna kugira ngo umurimo w'Imana ujye mbere. Katugende tubarebe. Turagenda. Abayobozi banjye wenda okay, ntibabona nyine umwanya vuba, hanyuma nanjye ndabihorera kubera ko icyo nashakaga kimfasha nari namaze kukibona. Ahanga ahubwo wenda nanjye telefone yari yararwaye atava iwe, ashakisha telefone anyura ku bantu bose ashakisha umuntu waba andi iruhande, kugeza igihe afatishije. Urumva kubaza umuntu umwe ninde waba ari hafi ya Pastor Kayitare ko nshaka kuvugana nawe, akongera agahamagara undi ninde waba ari hafi ya Pastor, kugeza igihe agereye ku muntu uri hafi yanjye. Umuntu arambwira ati Pastor Mpyisi arashaka ko muvugana. Hanyuma Pastor Mpyisi turavugana, arankomeza ariko mwumve ibihe yari arimo atabasha kugenda kuri izo tariki. Rero mukanya nari ntangiye mvuga ngo imanza zirashingwa ibitabo birabumburwa. Mvuga nti mu kanwa ke ntekereza ko nta kindi cyavuyemo usibye inshuro nyinshi cyavuye mu kanwa ke Bibiliya, biblioteke, isomero. Umurage we rero mu kumwibuka kugira ngo natwe dutange umwanya mu byo usoma wibuke kujya muri ino somero. Harimo ibitabo byinshi, ibitabo by'ubuhanuzi, iby'amateka, ibitabo bitandukanye ushobora kujyamo. Abanyafurika tuvugirwaho neza, dukunda gusoma. Byagera ku Banyarwanda aho hari dukunda kuvuga ariko gusoma si cyane, cyangwa byagera muri pays francophone unageranyije na pays francophone gusoma ugasanga si kenshi. Ariko ugiye kwa Pastor Mpyisi
ukinjira no mu cyumba cyihariye kugeza n'ubu bagenda bashobora kuba wabura aho ukandagira yandika asoma akandika akiga agasoma akandika aba tubigiraho neza ngo nushaka kugira icyo ushimira uzagishyire mu gitabo ntabwo wari umuco wa Mpyisi cyangwa icyo ushaka guhisha umunyafurika ahubwo uzagishyire mu gitabo reka tuganire gusomera niba mu byo usoma byose udafata umwanya ngo ujye muri rino somero iyi nzu y'ibitabo ntabwo uzamenya ibirenze by'abantu bigisha kuko hoteli w'ibi bitabo iyo dutangiye dusoma ku rupapuro rwa mbere haranditse ngo ibyahumetswe n'Imana cyangwa se Bibiliya yera cyangwa ibitabo byera umwanditsi w'ijambo ry'Imana nta wundi ni Imana ubwayo rero niyo wasoma ibyo wasoma byose hakaburamo ijambo ry'Imana ndakubwiza ukuri ko uzaba ubuze ikintu gikomeye cyane nigeze kujya mu nama nko mu myaka 5 ishize icyo gihe leta mu banyeshuri twigisha hariya ndavuga nti rero urabona ko abantu badatanga umwanya ngo barye Bibiliya barye ijambo ry'Imana iyo ni terme Mpyisi yakundaga gukoresha ngo babanze basobanukirwe neza ijambo ry'Imana ritubwira ese kuki wumva ko ubumenyi budakenewe niba ushaka kwigisha ijambo ry'Imana ariko ngo n'intumwa ntabwo zizi yaba ari Mpyisi yari kuvuga ati wanjijiwe yamazanye intumwa zabaye intumwa ryari abo wita intumwa Yesu yaraje arabafata ahita abatuma ati oya tubwire nahubwo mbwira ari wowe nawe reka tubyumve neza n'abigishwa Yesu yaraje atoranya abigishwa sibyo imyaka 3 n'igice muri porogaramu zisanzwe z'amasomo numva ni porogaramu ya bachelor's degree imyaka 3 n'igice ariko twibuke ko kuri Yesu we abigishwa be yari amasaha 24 ari kumwe nabo fata amasaha 24 ukube n'imyaka 3 n'igice ureba amasaha abigishwa ba Yesu bamaranye nawe wowe uramara imyaka 3 n'igice umara amasaha 8 imbere yanjye hanyuma 3 n'igice yashira ukagenda nyine wishyira hejuru bahita utwaye nyine bachelor's degree wakongeraho andi masaha nayo nkayo imyaka 2 masters pro wakongeraho ndi nkayo imyaka 3 PhD holder sinakubwira nubara amasaha wowe PhD William uzabara amasaha yawe ufite kugira ngo ubone PhD ubara amasaha wamaze nushaka uzahera muri primaire ubara amasaha wamaze n'urugero ntanze n'abandi noneho kugeza ubonye PhD hanyuma hari n'amasaha abigishwa bamaze bari kumwe n'umwigisha w'abigisha hanyuma nurangiza umbwire ko barusha PhD Yesu amaze kwigisha abigishwa be imyaka 3 n'igice atagombye gufata mbese dupapuro ngo asome noneho igihe nari ndimo ndeba ibibazo byanditse nkoze muri ako ka box ndebye ikibazo kimwe ngisomye mana ni ikibazo numva ntekereje kuba nakihorera kugira ngo mfate ikindi kibazo ariko ngezo ndabona abamenyeshuri sinabakira bashobora kuba bambonye batari ikibazo basubijemo aho nanjye gukora imwe na rimwe nkunda debate noneho ndabona reka nkisome numva uko biri bugende ikibazo cyaravugaga ngo abantu bari kumwe icyo gihe babyibuka ibitare cyaravugaga ngo ese pastor ko tubwiye ko
Imana ishobora byose. None Imana yabasha kurema ibuye rinini cyane. Bibiliya kuko ari inezeza uyinyoboresha iteka mwami, ntakibasha kuzimya umucyo wayo, ko Yesu yaje kuyitwumvisha. Bibiliya kuko ari inezeza, nyoborwe nayo mu nzira ntoya. Amategeko yawe niyo meza, agaragaza inzira y'ukuri. Bibiliya mu kababaro kanjye, igihe nigwa n'ibyaha byanjye, umpe n'amagambo Yesu yavuze, kuko ariyo meza mpumuriza. Bibiliya kuko ari inezeza, nyoborwe nayo mu nzira ntoya. Amategeko yawe niyo meza, agaragaza inzira y'ukuri. Bibiliya ngwimbwira iby'ubugingo, kandi udukomereze uwo mucyo, ngo tumenye inzira igana mu ijuru, unyereke ubwiza bwawe data. Bibiliya kuko ari inezeza, nyoborwe nayo mu nzira ntoya. Amategeko yawe niyo meza, agaragaza inzira y'ukuri. Mureke dusenge Imana. Mana data twese uri mu ijuru, Mana nziza, Mana ikomeye, reka tugushime cyane. Turashaka kugira ikirenge cya Kristo. Data wera, ibyo twese byose bitwubaka, ibyo tuzakubigenderamo, kugira ngo tukiri kuri iyi si tugendere mu gushaka, nugaruka tuzijyanire mu bwami bwawe. Mu kanya tubuze gutaha utaranya buri wese, ngo bitubere nk'uko ushaka, mu izina rya Yesu, amen. Kristo no mu izina ry'umuryango wa Pastor Mpyisi. Muraho. Hari ikintu kimwe nshaka kubasaba. Ahoze numva indirimbo zazirimbwaga ahangaha na za korali zitandukanye, indirimbo nziza cyane, indirimbo zikwinjira mu mutima, n'amajwi meza cyane, ariko barangiza kuririmba hari uko nakomye mu mashyari kunsanga ni njyewe jyenyine. Birashoboka yuko nyine twese dufite agahinda, tubabaye yuko umusaza wacu yasinziriye. Ndashaka guhindura icyo kintu kuko turacyari kumwe kugeza ku cyumweru.
Pastor Mpyisi Pastor Byiringiro yabivuze ati yari afite umuryango mugari. Yari umubyeyi, yego hari abo yabyaye, ariko yari umubyeyi wacu twese. Pastor Byiringiro yatangiye avuga ubutumwa yari afite bw'abantu baturutse muri Ethiopia, abantu baturutse muri Kenya, abantu baturutse muri Tanzania. Burya wenda nuko hari bamwe bo muri Congo, bo muri Zimbabwe, bo muri Uganda, wenda batashoboye batari bazi Pastor Byiringiro ngo nabo bamuhe ubutumwa bwabo, ariko Pastor Mpyisi muri ibyo bihugu yabibayemo neza. Icyo bishaka kubasaba rero, Pastor Mpyisi yagize ubuzima burambye kandi ubuzima bwiza. Hatwe abana be ubuzima bwe turabuzi. Pastor Mpyisi ni umuntu wagiraga amahoro cyane. Pastor Mpyisi ni umuntu wakundaga guseka, agakunda no gusetsa abantu. Pastor Kayitare yigeze kubivugaho avuga twa jokes tumwe twa Pastor Mpyisi. Aho niho nabonye abantu batangiye kumwenyura. Yego turi mu kababaro, ariko icyatuzanye ahangaha, umuntu nka Pastor Mpyisi wabayeho imyaka irenze 100, ubu yaragije mu 102, umuntu wabaye muri ibyo bihugu byose akorera itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7, umuntu wakunzwe cyane n'abantu muri ibyo bihugu byose yakozemo, yagize ubuzima bwiza. Pastor Byiringiro yavuze ati umuntu nka Pastor Mpyisi agiye kandi igihe cye cyari kigeze. Aturebye ubuzima yagize, yamuvuzeho ibintu byinshi cyane. Wumvise n'ibindi bintu byavuzwe n'amagambo. Ntabwo rero gucelebratinga life y'umuntu musa ngomba rero. Ubu twashyizeho ishusho y'agahinda niyo twambaye. Ndashaka kubasaba ko kuva maze kuvuga ijambo, ndashaka kubona iyo shusho y'agahinda muyisiga handi dushyireho ishusho y'umunezero. Ndabasaba kugira ngo ubu turi hano muri inzu isa neza cyane kugeza ku wa 5 wa nyuma wacu nk'Abadventiste. Hanyuma tuzongera duhure ku isabato no ku cyumweru. Ari kumwe hafi y'iki cyumweru, indi minsi yose isigaye muri iki cyumweru. Amagambo yanjye hari umunsi wabigenewe, rero nzavuga amagambo maremare ku buzima bwa Pastor Mpyisi. Icyo navuga gusa ni gikeya ku minsi ye iheruka. Pastor Mpyisi twe nk'abamukomokaho, abari bamuri hafi cyane, yaraduteguye kugira ngo tubyakire. Bitweretse natwe tumenye yuko iki cyumweru atazakimara. Murabizi mwese yaramaze igihe kirekire arwaye. Hari ubwo yigeze kumera nabi cyane, tumujyana Nairobi, aragenda yamara iminsi muri Nairobi Hospital. Ubwo yari yewe na murumuna wanjye Martin nawe uri ahangaha. Turi muri Kenya, Pastor Mpyisi yaturaze 2. Rimwe yaramubwiye ati Jean ngwino hano, ati zana ikayi n'ikaramu, ati ngiye kukubwira abantu
bazayobora gahunda yanjye umunsi napfuye uko ndumva ari hafi. Arabambwira bose, uzabwiriza n'uyu, uzasenga n'uyu, uzayobora gahunda n'uyu, arabirangiza. Hanyuma ati ikindi rero nshaka yuko uzakora. Munsi natabarutse akanjyana hari Rusororo. Ndashaka yuko abantu bose bazaba bari Rusororo uzabahe Bibiliya. Ndamureba muze, ibyo uvuga wabitekerejeho? Ubwo urareba ishobora azaba hari abantu bangahe? Urareba uko tungana ngaha kandi ntabwo turacyafite icyumweru cyose. Izo Bibiliya nzazikura he? Nzazitanga nte? Kuyambwiye kuzitanga kuri uwo munsi. Naramwemera ariko mu mutima nzi ko ntabwo nzabishobora. Ava mu bitaro icyo gihe nabwo yarameze neza. Ndetse n'abaganga baraduhamagaye yewe na muri team badushyira iruhande, baratubwira bati rero turakomeza tugerageze bishobotse ariko ntabwo ameze neza. Pastor Mpyisi ubwo tumaze kuvugana n'abaganga ni nkaho kandi twari turi hirya ntabwo yabyumvaga, ariko tugarutse batabo baganga bababwiye iki? Umbe dusanga kubona abaganga baduhamagara bakatujyana iruhande we yamaze kumenya igitekerezo cyabo. Yarari mu mashini n'ibintu byose byo guhumekiramo ako kanya abikuraho byose. Turumirwa ati muhamagara uwo muganga, umuganga w'umuzungu uzwi cyane na Nairobi Hospital. Aramubwira ati doctor, ndashaka gutaha nonaha, singiye kuzaba mu mahanga. Na doctor buri icyo avuga twebwe Pastor Mpyisi kuko twari tumuzi turamutubwira umuganga ati ubu ngubu rero uko bimeze n'ubwo wagira ute ntabwo ari kwemerere mwebwe murebe ibyo mugomba gukora ariko dutahe kuko ntabwo ari buze guhindura ibitekerezo bye. Twavuye aho ngaho turagenda dusubira kuri guest house twari ducumbitsemo, dutangira gutegura inzira nyine urugendo rwo kugaruka muri Kenya. Kugira ngo tumubonere umwanya mu ndege byari ikibazo gikomeye, kuko umuntu uko yari ameze nta ndege ikwemerera kukujyana keretse ko abanje kubateguza. Ubwo tugeze ku kibuga cy'indege yicaye muri ya ntebe yo gusunika, the wheelchair. Tugeze, fortunately indege yari Rwandair. Ndagenda njya ku biro bya Rwandair mbabwira yuko ndi kumwe n'umusaza utashye. Baraza baramureba bati ntabwo dushobora kumujyana. Mbese niho bavuze bati ubu se yapfira mu ndege turabigenza dute? Ndababwira rero byari byo byose agomba gutaha. Abo bari abanyakenya navugana nabo, ariko hari umunyarwanda uhagarariye Rwandair Nairobi. Nimumbwire muhagarariye Rwandair hangaha. Ndagenda nsanga n'umunyarwanda turavugana. Napfuye kumubwira izina gusa. Ni Pastor Ezra Mpyisi. Ni Pastor Ezra Mpyisi. Makanya gato. Sinzi niba hari abantu bagiye akavugana nabo, ariko yaragarutse ati ushobora gusinya hangaha ukemera yuko niba hari ikimubaho ntabwo mukishyira ku ndege. Ndizana nsinye. Tubona baraza baramuterura bamuha aho ari buze kwicara wenyine, tugira amahirwe tugera i Kigali. Uwo ni umwanya umwe twageze aho ducika intege kabisa,
tuti twaje tuvuga tuti tumuhaye icyumweru maximum ibyumweru bibiri, ariko kumbe cya kivuzo cyo gushaka gutanga Bibiliya yari yambwiye ngo nige uzagikora, ariko ngewe nzi ko sinzabishobora. Nicyo jya mubwira nti mzee, iyi minsi kuko ubwo ngo washize hafi imyaka 2 cyangwa umwaka umwe n'igice, twaragarutse tugeze i Kigali atanye kandi avuye mu bitaro yari ari ku mashini. Tugeze hano atangira kugarura imbaraga, arongera atangira kuganira n'abantu, kandi nta miti yindi bamuhaye uretse gusa Yesu yari yatangiye kurwara umutima, diabetes yo yarayimaranye imyaka myinshi, ariko arongera agarura imbaraga za Bibiliya atanga kuzitanga. Kumbe njya mubwira ntuze uyu mwaka imyaka 2 umaze tuvuye Nairobi, ni Imana yayikongereye kugira ngo kwa gutanga Bibiliya yewe nayizi ko nateze kuzakora kugira ngo ubyikorere. William yavuze ati ubanza amaze gutanga Bibiliya zirenze 100, ubu amaze gutanga Bibiliya 1300 na mu cyumweru gishize. Muhera amaze igihe kirekire atava mu cyumba cye, atava ku buriri, yaragitanga Bibiliya. N'ubu ni mugoroba kiriyo twakigiriye iwe mu rugo, hari umudamu waje amwira ati rero ati Pastor Mpyisi yaranyinjeje yuko azampa yewe n'umwana wanjye Bibiliya. Mbwira umusore wari wicaye aho ngaho uri hafi uba kwa muze, genda uzanire Bibiliya 2 na n'ubu ziracyatangwa. Iyi minsi iheruka rero nabwo yararwaye yego, ariko yajyaga apfa kongera akazuka. Ariko mu minsi nko kuwa 4, kuwa 5, kuwa 3, kuwa 2 wacu, kuwa 3, kuwa 4 no kuwa 5 ye aratubwiye ati rero ati sinshaka kugira icyo ndya, ntabyo kurya nshaka, sinshaka kugira icyo, sinshaka icyo kunywa, byose mubireke. Yongeraho ikindi ati kandi nubwo n'abandi muri koma ntimugerageze kunjyana mu bitaro. Urumva umuntu ko wanze kurya akanga kunywa ati nimujyane mu bitaro, ubu bitubwiye iki? Yari yamaze kumenya yuko igihe cye cyageze. None natwe duhita tubyumva, dutangira kwitegura. Icyatunejeje nuko byageze ku Isabato twese twari duhari, kuko twari tuzi ko bishobora kuba igihe icyo ari cyo cyose. Kandi mu minsi 2 iheruka na wa kubabara kwe yari afite tubona bivuyeho, birashize, nta kibabara, ariko agishobora kuganira n'abantu. Ubwo kwa nyuma yamagaye Martin na Gerard arihe ko nawe ndeba. Urumva ni nkaho yavugaga ati ndashaka ko mwese mba muri aha kuko ndabizi ndagiye. Imana yaramwumvise ku Isabato saa 9 nk'uko muheramo. Yapfiriye mu rugo, ariko nk'uko yabishakaga, nk'uko yabisabye. Kuri twebwe ni ikintu
ikintu dushimira Imana kuko yagiye neza kandi agenda anezerewe. Niyo mpamvu rero nshaka kubasaba yuko kuva ubu ngubu reka nizere nuko nta yindi ndirimbo ihari kuko nashaka ko kumva indi ndirimbo imwe maze ndebe ukuntu itunezeza. Dukome mu mashyi niba wenda nubwo iyo dusenga mu rusengero gukoma mu mashyi bitemerewe cyane. Aha ntabwo ari mu rusengero, aha twaje to celebrate the life of Pastor Mpyisi. So let's keep a smiling face. Ahubwo ubu ngubu iki cyumweru cyose kizaba icyumweru cyo gushimira Imana kuramba yamuhaye nkuko n'abantu bose babivuze, kuvuga ubutumwa, gukunda Imana, yanakoreye n'igihugu nubwo bitavuzwe aha ngaha. Turabizi yakoreye Imana, akorera n'igihugu. Ibyo ngewe nzabivuga kandi mu magambo arambuye kuko nibyo tugomba kuvuga ubuzima bwe nk'uko bwari bumeze. Ndashaka rero kubasaba yuko kabisa iyo shusho y'agahinda tuyikureho, twambare ishusho y'umunezero. Ejo abantu bari bahari, ntabwo twari benshi cyane ariko hari hatangiye kuba hato. Dusanga tuzageraho abantu usanga bahagaze hanze babuze uko binjira, tuti ibyo ntabwo ari byo. Pastor Mpyisi agomba guherekezwa neza. Ikindi ejo parking yari yabaye ikibazo kabisa, hariho abantu bagiye baparkinga kure cyane kandi nta security twari dufite. Sinzi impamvu ibisara ni biri gusa ariko hangaha nyine nta kibazo, ushatse kujya aho aragenda ni hanini cyane. So izo nizo mpamvu twafashe zo kugira ngo dukure ikiriyo mu rugo tukizane hano. Nkuko mbivuze wa nyuma nibwo tuzaba tukiri hano. Ku isabato ni umunsi wo kujya nyine tuzaba tugiye gusenga, tuzimukira in lac. Bafite ihema rinini cyane n'intebe n'ibindi byose, niho tuzasengera twese kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Gahunda mbese yose y'isabato naho ngaho izabera. Ariko kuri uwo munsi nimugoroba gutangira amasaha 11 niho none tuzagera wa munsi uheruka w'ikiriyo, aho tuzatanga abantu benshi bazatanga ubuhamya, natwe nk'umuryango natwe tukagira icyo tuvuga. Niyo mpamvu navuze nte amagambo yanjye, ijambo ryanjye rirambuye naho ngaho nzarivugira. Gushyingura bizaba ku cyumweru, umurambo uzava mu bitaro mu gitondo kare saa 2, uzaba wageze mu rugo awuka hariya muri Imasoro. Niho church service y'uwo munsi niho izabera, gutangira kuva saa 3, kuva saa 4 n'igice, saa 5 aho ngaho kugeza no kuba hafi yabe, ariko namwe mwese natwe twese. Imana ikomeze ibane natwe twese. Murakoze. Arakoze umukuru w'umuryango Clarion, mwaza mukarimba ya ndirimbo imwe umukuru w'umuryango yasabye. Nagira gusa ngo nibutse akantu gatoya abashaka gufata mu mugongo umuryango. Hari Sam Munderere yahaguruka kugira ngo abantu bamumenye, naho hari, ariko hari na Rutayisire Mpyisi yahaguruka. Nibo twagezaho ubutumwa bwo gufata umugongo umuryango. Abatazi nimero ye ni 078830 23 47.
murakoze. Muzehe yamuhaye ikizami cyo gutangaza Bibiliya, ndashima Imana ko nanjye yayimpaye. Ndi mu bahawe muri izo Bibiliya, nanjye kuvuga nti reka nzi ko Gerard Mpyisi ari IT, nanjye kumuha igisubizo gafata amanimero y'abantu bose bazaba bahari, abohereze electronic Bible. Uzaba utanze igisubizo ariko Yesu ari ruhande rw'umuntu wese yumva gusenga kwawe, mwizere uhabwe ubugingo n'amahoro mu mutima. N'amarira yashoka mu maso yawe, datawumishura tabizi, aragukunda kandi akwitaho iteka, mwizere.